ni ikibazo cyugarije u Rwanda, cyugarije abanyarwanda muri rusange, abubatse kumva ngo divorce, hanyuma turahangaha ndagira ngo tuze kuza kurebera hamwe ese kugira ngo abantu babe barakundanye biyemeze kubana, hanyuma igihe nikigera mumve bagomba gutandukana, mbese mwebwe iyo mubirebye mubona hanini biterwa n'iki? Yengeye kwa urugero Kimenyi Yves na Muyango. Yego. Muyango ntafite amafaranga. Yego. Sirwa hosting ahantu hose. Kimenyi Yves ntafite amafaranga. Yego. None se bapfuye iki? Bapfuye kutabona umwanya bose ntago baboneranaga umwanya uhagije. Oya ntago icyo bapfuye. Bapfuye iki? Nicyo ndi kubabaza ikintu bapfuye. Reka nyikubwire neza. Muyango no mukobwa uri mwiza. Yego? Ye ni mwiza. Icyo nicyo cyambe Kimenyi. Yego. Kimenyi Yves nawe ni mwiza. Yego. By the way, ni ukuvanga rero ari Muyango ni umustar na Kimenyi Yves ni umustar. Ubuzima bwa star n'ubuzima bwo mu rusanzwe bitandukanye. Aba star twebwe tuba dusa nkaho bahora baturebera muri yandirwa y'uburaya. Ubu nge nubwo nashaka umugore uwo nashaka wese ntago uburangiye uzabongura koko bwanditse muganga kandi harimo buraya. Bishatse kuvuga ikire umuntu wese wo mu star ahura n'abantu babakobwa, niba ari umugabo n'umusore ahura n'abakobwa batandukanye, ndetse niba n'umukobwa nawe ahura n'abandi babagabo b'ibyamamare batandukanye. Kimenyi Yves rero na Muyango ibyo kano kanya bikuremo bo bapfuye ubustari bose yes. Nyekwatse ikibazo kimwe cy'umusitari nanone. Ikindi kibazo ngewe mfite. Kuko ikintu cyitwa umusitari no kubaka umuryango ni ibintu bibiri bitandukanye. Niba uzi ko uri umusitari yo ni title cyangwa ni titre yawe ufite Imana yaguhaye cyangwa ibyo umaze kugeraho byakugeza ubusitari. Uvuye aha ugiye kuzana umwana w'umunyarwanda, ugiye kuzana umwana mu muryango, ugiye kumuzana kuvangura umusitari. Wowe banza wubake umuryango wawe. Ubu se tuvuge yuko uri ya uyu muhanzi Dr. Emuse uyu muganga Tom Cruise. Yego. Tom Cruise si umusitari. Afite abana bane. None niba ubatse se urugo rwe twamwigira huriya. None ahari hose tunamusuza buriya Tom yakoze niwe musitari dufite mu Rwanda w'icyitegererezo rwose imupepeye cyane ukuri eba. Ibintu muri gushaka kuganishaho ntabwo turi kugira ngo dusobanukirwe neza. Ngiye kubaza ikibazo kimwe kandi cy'umuntu uzi nawe urabizi. Yego. Mu gihe cyashize Kiramani ntabwo yataga umugore akanga no kumuha amazi ngo akarabe avuye mu kazi. Ndabyumva. Akanga no kujya kumukingurira. Yego. No kubera iki? Kubera ko Kiramani yari hasi, yari down. Warabeshye ki? Yego. Giretse abona agafaranga wakinuwe. Ariko tuvuga mu kano kanyubu. Kiramani niba atamba akavuga ngo Kiramani yajya hano hiryo ugasanga imihanda yayitwitse. Ubu n'umugore maravuga ati mana kuki ibi bintu nabikoze. None buretse gato. Yego. Urahamya yuko minsi mike mutazabona divorce hagati ya Kiramani n'umugore we? Ibyo ntabwo baza ngo niye mpamvu ngaho ndayikubashije. Amazina ni Bankundiye Jerry, ndahangaha ndwi ku izina rya Mama Cyangwe. Hanyuma turi hano mu nama kuri uyu mwanya, ikintu ngira ngo tuganireho ni ikintu kijyanye na divorce, ubutane. Ni ikibazo cyugarije u Rwanda, cyugarije abanyarwanda muri rusange, abubatse. Abantu barubaka ugasanga urugo ntago rumaze igihe. Hari abamara imyaka myinshi, hari abamara imyaka iri mu rugero, hari abamara imyaka mike, hari n'abamara n'amezi 2 n'icyumweru. Kumva ngo divorce, hanyuma turahangaha ndagira ngo tuze kuza kurebera hamwe ese kugira ngo abantu babe barakundanye biyemeze kubana, hanyuma igihe nikigera mumve bagomba gutandukana, mbese mwebwe iyo mubirebye mubona hanini biterwa n'iki? Ni iki kibitera? Ni iki gituma abantu batabana karamata nk'uko babyiyemeje, ugasanga ibibazo byabaye byinshi mu nkiko na hahandi mu miryango aho bihera bashaka gukora ubwiyunge ntibikunde? Reka tubaze Soso atubwire uko abibona. Ese mu gace k'iwabo birahari? Ese harahajya byumva? Ese Soso ubyumva tubibona ute? Watubwire ku kijyanye n'igituma abantu barimo batandukana muri no minsi cyane. Murakoze. Ngewe nkurikije ukuntu mbibona, ngewe mbona ikintu gituma gutana cyangwa se umuryango usenyuka, abantu biyemeje kubana bagatandukana mu buryo butunguranye cyangwa se bakabigira seriye pe bagatandukana. Ngewe mbona akeshi biterwa n'irari ry'umutungo.
irari ry'umutungo, kugira irari ry'ibintu, kutanyurwa, kubura umwana w'umukobwa ntunyurwe n'uko wavutse, ntunyurwe n'uko iby'iwanyu batunze, bityo ukazana urukundo ku mwana w'umusore kandi utamukunda, umubeshya ari blank uri kuzana cyane, noneho umusore we akabyishuka akakuzana akumva ko abonye umugore wo kubana nawe ubuziraherezo, kandi wowe ubizi urukundo waruhaye garanti, uvuga uti ningerayo ni 50/50 tuzahita dutandukana, mbone 50 ubwo nzaba mbonye ubuzima. None se soso tukiri aho ngaho kuri icyo cy'imitungo, ko abo baba barakundanye akurikiye imitungo, iyo agezeyo ko imitungo iba ihari, kuki adatuza agahita agenda? Imitungo ntabwo aba ashaka kuyibanamo n'uwo muntu, niyo mpamvu ahita yigendera, cyangwa iyo ahageze asanga imitungo yarakurikiye idahari? Hari ubwo asanga ihari cyangwa idahari, hari ubwo agenda agasanga arayifite koko, kubera yuko yazanywe n'imitungo aba yabonyemo 1/2 cy'ibyo wa muntu atunze. Ashobora kuba ari umusore, ashobora kuba ari umugabo ukuze utari no kuri rivo ye, ariko kubera yuko yakurikiye imitungo akavuga ati uriya mugabo angannye kuri afite ubutunzi, ningenda nkamushaka azampereza ubutunzi nanjye ngende ngiraho ngera. Muri make ni irari ry'imitungo, muri make ni ukutanyurwa. Ugasanga umwana w'umusore ari hariya ashyize amaboko mu mufuka, arirwa ahagaze ku ibereshi, ntashobora no kujya ku ishansiye ngo abe yaterura itafari, ahubwo akareba umugore ngo ni umupfakazi, ngo bashobora kubana akamuha ku mitungo yasigiwe. Ibyo byose ni irari ry'imitungo, ashobora kugenda agasanga iyo mitungo ihari cyangwa idatanahari. Ni ukuvuga ngo ntabwo aba ashaka kubaka urugo, ni inzira yo kugira ngo gusa byitwe ko babonye kugira ngo agere kuri ya mitungo. Yes. Urakoze cyane. Bikira aho se wumva ari nk'iki cyakorwa kugira ngo izo divorce zibe zagabanuka? Tumaze kumenya ko ari impamvu ry'imitungo, ubona ari nk'iki cyakorwa? Njyewe ukuntu mbyumva ku bwanjye, abantu nibavana amaboko mu mufuka, urubyiruko niruvana amaboko mu mufuka rukore ako kantu. Urubyiruko niruvana amaboko mu mufuka rukore. Umwana arajya mu ishuri akiga, yamara kurangiza akumva yuko umurimo afite ari kwisiga makeup, akumva ko igihe umugoroba ugeze agomba kujya mu tubari turi hafi aho, akumva niba ahuye n'umusaza wigendera mu muhanda ufite n'urugo, akumva yasenya urugo rw'umuntu ungana na mama we akurikiye imitungo. Abantu rero nibavana amaboko mu mufuka bakore, kandi ababyeyi begera abana kugira ngo utazisanga umwana w'umukobwa wawe arimo akura ararikira urugo umugabo ungana nka se. Abantu rero urubyiruko nuruvana amaboko mu mufuka rukore, umusore navana amaboko mu mufuka akore, umwana w'umukobwa navana amaboko mu mufuka akore, noneho bityo nuvana amaboko mu mufuka ugakora, nta nubwo uzabona umwanya wo kugira irari ryo kurarikira ibyo utavunikiye. Ntarahereza abandi umwanya, ugifite umwanya wo kugira ngo nkubaze, hambere twajyaga twumva yuko bajyaga barambagiza umuryango, bakarambagiza umuco, bakarambagiza mbese imikorere y'ahantu. Ariko mu byo twumvise ko kenshi uyu mwanya abantu batakirambagiza umuco w'ahantu, imiterere y'abantu, uko abantu bakora, uko abantu babayeho, mbese abantu bafite indangagaciro. Biragaragara ko abantu ubu ngubu basigaye barambagiza imitungo, niko tubibonye cyane rwose. Ni iki kindi se cyakorwa kugira ngo abantu bere kongera kugira inyota y'ubutunzi, inyota y'imitungo, bongere kurambagiza? Ubwo bivuze yuko abantu batagishaka ibintu by'urukundo no kubaka urugo. Abantu barashaka kugera ku bintu kandi batavunitse. Ni ukuvuga niba umuntu yaragiye akihiringa, umwana w'umuhungu akihiringa kubaka iyo nzu ndetse agashaka n'ibindi na support ku ruhande, umwana w'umukobwa wa undi bita ngo ni Slay Queen mu mvugo y'abiki gihe, arabyuka ntago umwana ashaka koza ibyombo, ntashaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo we aragenda yereka umusore ko amukunda mubeshya, kandi arimo arashaka kumunyaga ibyo yavunikiye. Abana b'abakobwa rero nibavana amaboko mu mufuka bakore, abasore nibavana amaboko mu mufuka bakore, bikurikira abakecuru bafite ingongo basigiwe n'abagabo babo,
aribo bita ngo ba mami shuga nibavane mbese impande zose bavane mu maboko mu mufuka bakore. Ikindi n'abantu uwo mukecuru cyangwa uwo musaza nawe namenye niba ari umusaza amenye ngo ndajya kuzana uriya mwana w'umukobwa ni igiki aje kunkorera mu rugo, amenye ko uko amuvanye hariya wowe ufite imyaka 60 cyangwa 50 uzanye umwana w'imyaka 25 icyaje kugukorera ni ikihe, araje azi yifurahishe ku mafaranga yawe narangiza ajye kureba wa mwana bangana. Ubwo rero n'abantu nibamenye uko bagomba kugenda, abantu bishaka kwishimisha irari amarari cyane ngo nurangiza mu bantu basenye societe nyarwanda, cyane ko n'uwa mwana w'umukobwa yaje mu rugo rw'uwo musaza araza agasenyura umuryango, cyane ko abasanze n'abana bangana ari bo bavuka kuri wa mugabo ashatse. Ni ikibazo. Soso arakoze cyane, nuko abyumva akagira ati bibaye byiza nuko abantu bakura amaboko mu mifuka bagakora, hanyuma bakabona imirimo ivuye mu mbaraga zabo. Hanyuma dukomeje hano turi kumwe n'abandi bantu bari mu nama, sinzi ndahera kuri nde, hari uwabyumvamo akambwira ati nanjye mfite uko mbyumva. Gitaf reka tubanze Gitaf nawe namara kuvuga nawe turi mu nama tubwire nuko nanjye nshaka kuyango nangi igitekerezo cyangwa gitanga komeza unyine kimere neza fresh. Yego ni ukuvuga ngo ubundi mbere na mbere ikintu kibaho cyose mu buzima harimo abantu hari icyo umuntu avuga ngo ngo ngiye gushatse umugore nyuma y'igihe runaka avuga ngo ntago ndi proud ya wa mugore wanjye, cyangwa se n'umugore akavuga ngo ntago umugabo wanjye ndi proud y'umugabo wanjye. Iryo jambo proud riri hiti cyane muri iyi minsi ya none. Proud ni ikintu kuvuga ngo ntago uri ku rwego rwanjye ntidusa tureshya naribeshye naravangiwe ibintu ngibyo ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo ikindi cyaka ariko nuko icyo gihe hari ibyo aba yakurikiye abatabibonye, none se mbere ajya kumurambagiza ntaba yamukunze ntaba yarabonye ko ari we kandi amubereye. nyene nibyo bakubwira urukundo rega bavuga ngo ni impumyi. Kuki se umuntu yicaye akifata akakubwira ngo urukundo ni impumyi, haje ukunda n'umudada mugakundana finalo wamugeza aho ukavuga atari ko ibintu cyangwa se akavuga ati ibi ni ibiki bishatse kuvuga iki rero ni ukuvuga ngo jya ubanza making sure y'umuntu mugiye gushakana, ubanza urebe se ni proud yanjye ibya bindi twavuze byo kubanza kumenya umuryango ugiye gushakamo. no mara kumenya ko ari proud yawe n'umugore nakamenya ko uwo agiye gushaka ari proud yiwe, bizafasha na societe kuba mutatandukana mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo abadukurikiye nuko bagomba kumenya ko umuntu agomba kubanza making sure umuntu agiye gushaka uwo ari we. Ako umuhungu mwe muramugereka tumenye mikoro yigumana nta kibazo, yigumana uransubiza. Yego ngiye kubaza ikibazo. Ngiye nzashaka n'umukobwa yego mukurikiye amafaranga. Yego ariko kuba mukurikiye amafaranga ngiye ni ntamuye ibyishimo shaka cyangwa se ngo ibyo ashaka bikore uko abishaka, cyangwa se ngiyewe ko nagiye nkurikiye amafaranga amafaranga ntayabona agashaka kuyabika wenyine, icyo gihe ngiye nzagumana nawe ashaka abandi bamurenzeho. Ibi bintu rero ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu nawe niyo mpamvu nicyo Gitaf yavuze ko ugomba kubanza kumenya umuntu ugiye gushaka, imikorere ye ukamenya n'umuryango we, mbese ukamenya muri societe abayemo gute. Ariko se reka ngubwire cyaka wowe uzabona umwana w'umukobwa muhuriye muri boîte umurambagize ngo nuko azi kubyina cyane, no mu masuzi uriya muntu uko azi kubyina cyane azi koza ibyombo urabizi. Ariko icyo gihe ufite umukozi azi kubyina cyane ntabwo none se okay ntabwo umuzana kugira ngo aze koza ibyombo, ese umuntu hagiye umukozi erega twumvikane hari cyangwa umukozi akarwara. Ngiye kwa urugero murabyumva cyane ntabwo mubyumva. Turabyumva. Ngiye kwa urugero kimenye Yves na Muyango. Yego Muyango ntafite amafaranga. Yego Sirigwa hosting ahantu hose. Kimenye Yves ntafite amafaranga. Yego none se bapfuye iki? Bapfuye kutabona umwanya bose ntabwo baboneranaga umwanya uhagije. Oya ntabwo icyo bapfuye iki nicyo ndi kubabaza ikintu bapfuye. Reka nyikubwire neza. Muyango no mukobwa uri mwiza. Yego ni mwiza. Icyo nicyo cyambe kimenye. Kimenye Yves nawe ni mwiza by the way. Ni ukuvuga ngo rero ari Muyango ni umustar na Kimenye Yves ni umustar. Ubuzima bwa star n'ubuzima bw'umuntu usanzwe bitandukanye. Aba star twebwe dusa nkaho bahora baturebera muri yandirwa mu y'uburaya. Ubu nge nubwo nashaka umugore uwo nashaka wese
ntabwo uburaya ngewe uzabungura koko bwanditse muganga kanjye harimo uburaya bishatse kuvuga iki umuntu wese w'umusitari ahura n'abantu b'abakobwa niba ari umugabo n'umusore ahura n'abakobwa batandukanye ndetse niba n'umukobwa nawe ahura n'abandi bagabo b'ibyamamare batandukanye kimenye yiviro na muyango ibyo kano kanya bikuremo bo bapfuye ubusitari bose yes ariko nanone hari ikindi kibazo ngewe mfite ikintu cyitwa umusitari no kubaka umuryango ni ibintu bibiri bitandukanye. Niba uzi ko uri umusitari iyo ni tayitu cyangwa ni titire yawe ufite imana yaguhaye cyangwa ibyo umaze kugeraho byakugeza ubusitari, uvuye aha ugiye kuzana umwana w'umunyarwanda, ugiye kuzana umwana mu muryango, ugiye kumuzana kuvangura umusitari, wowe banza wubake umuryango wawe. Ubu se tuvuge yuko uriya uyu muhanzi Dr. Emuse uyu nguyu umuganga Tom Close si umusitari, afite abana bane, none niba ubatse se urugo rwe twamwigiraho uriya, none ahari hose tunamusuza buriya Tom rwose niwe musitari dufite mu Rwanda w'icyitegererezo rwose imupepeye cyane ukuri hanyuma rero bikiraho ni iki cyakorwa kugira ngo divorce igabanuke dore ikintu cyakorwa cyangwa se irangire burundu. ubu ngubu urugero rwa hafi ntabwo divorce izarangira, ntabwo izarangira kuko kireka ibi bintu leta nibyinjiramo neza ikabijyamo neza fresh ku buryo noneho natwe tukabigiramo uruhare. hagati aho ngaho rero nanjye nsaba ijambo egerezaho neza kugira ngo tuze kubasha kukumva. ahanini divorce zibaho nkatwe nko mu rubyiruko, hari igihe ubona umukobwa ukareba ikimero mbese ugakurikiza bwa bwiza bw'inyuma ariko imbere nturebe, ariko mu by'ukuri ntabwo ubwiza ari bwo bwubaka. Yego, ushobora kumutwara ari mwiza ariko ugasanga ni wa muntu utabasha koza isahane, utazi guteka, kandi nubwo mwavuze ngo uzaba ufite umukozi ntabwo umuhorana, ashobora kugenda cyangwa akarwara, yanarwara na mibe cyangwa za trokomonazi. komeza utange igitekerezo cyawe. ubwo rero kumva haba hakenewe wa mudamu uzabasha kubyikorera akakwitaho nk'umugabo. hari ubu ushobora kuzanaho kugira ngo akore ibyo ngibyo bikenewe, akigira muri telefone cyangwa akigira kwisireyingira nyine akajya gusura abashuti biwe, kubera ko nyine nibwo buzima amenyereye. ntago umuco nyarwanda mbese ibyo umukobwa cyangwa umugore akwiriye gukora mu rugo abizi. noneho rero wowe kubera ko wirebeye cya kimero ugasanga uvuye ku kazi nta mafunguro yateguwe, cyangwa se ugasanga mu cyumba naho hameze ukuntu, icyo gihe ntabwo bizagushimisha, hazazamo agatotsi mu rukundo rwanyu, bishobora kuba byanagera kure bigatuma muhana divorce. ngo urukundo ruzazamo agatotsi, ubwo urukundo ntabwo rwasinzira rugaherayo, nta nubwo bwakwicura nyine muri make. ariko se reka ubaze jitafu ngiye ikintu ugiye kukubaza. yego, ibintu muri gushaka kuganishaho ntabwo turi kugira ngo dusobanukirwe neza. ngiye kubaza ikibazo kimwe kandi cy'umuntu uzi nawe urabizi. yego, mu gihe cyashize Kiramani ntabwo yatahaga umugore akanga no kumuha amazi ngo akarabe yavuye mu kazi, ndabyumva, akanga no kujya kumukingurira. yego, ni ukubera iki? kubera ko Kiramani yari hasi, yari down. warabeshye yego, geretse yabona agafaranga wakinuwe, ariko tuvuga mu kano kanya ubu Kiramani niba atamba akavuga ngo Kiramani yajya ahantu hirya ugasanga imihanda yayitwitse, ubu n'umugore maravuga ati mana kuki ibi bintu nabikoze. none buretse gato, yego, urahamya yuko mu minsi mike mutazabona divorce hagati ya Kiramani n'umugore we? ibyo ntabwo baza ngo niye mpamvu ngaho ndayikubashije. ayo mpamvu uramubyara ikibazo yabajije. yego, ariko ngira ngo nsubizeho. yabajije uti ese kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba byakemuka no kubera iki? ahubwo akenshi dukunda kuba twakora akazi, sibyo, niduha umwanya abagore bacu. yego, ntitubahe umwanya. agiye n'umugore nawe yakunze amafaranga, ni nacyo Anita avuze yuko abantu bakuri umuryango ntiyahereza iki umwanya, sibyo? yego, none se kucyumva ko abavuyemo divorce umugabo ari gukora, wowe mugore ukambwira ati uyu munsi ngewe ntabwo ari kumwe nawe, tujye kwaka gatanya, kandi ngiye ni mu kazi ni kuzana amafaranga. none se turi mu makupure y'ibyamamare, dufate The Ben na Noza na Pamela, ko muri minsi bumva
ubu nawe uraje utange uvuge ko nawe bazatanduka. Ni ukuvuga ngo divorce kenshi na kenshi ituruka kuba nyine nibyo twahoze tuvuga dutangira ikiganiro za proud kwa kutumva ko wa muntu washatse ari wo nyine aribwo bwiza bwawe. Turareba abantu barapfa iki? Yego. Ese noneho hakorwa iki kugira ngo buriya habaho n'urukundo rw'agahararo cyangwa rw'agahato? Urukundo ruhahano, urukundo rw'agahato na rukundo ruhahano rurahari. ruhahano rero nigera mu rugo nta kuntu uzagira urukundo gahahano, urukundo rw'amafaranga, urukundo rw'ibintu ngo bure divorce. Reba yashashe bita nzaruhahira. Nzaruhahira ntabwo uyizi. Iriya nzaruhahira ni icyamverope kinini. none se rana ishobora gutuma divorce ibaho? Umugabo utagendanye nzaruhahira ntabwo uruko rwubaka ngo rukomere. reka nkubwire cyangwa no muri comment baza oya reka nkubwire ntabwo nzaruhahira nitubura umwanzuro twe turabisubika muri comment turabyandike babitubwire. Mwebwe mukunze kubaho neza ariko ntabwo mushaka kubaho mufite amafaranga cyangwa se birashoboka. Reka twumve icyo Soso twumve icyo abivugaho. Birashoboka ko wenda hari umuntu ubana n'undi bitewe n'impamvu yumva, ariko ndagira ngo nubwo turi ba mutima w'urugo, nubwo muri sosiyete nyarwanda umugore agomba kugira impamvu twiswe mutima w'urugo, mbese niki niyo mpamvu nakubwiye ntitandukanye ubusitari no kubaka umuryango wawe. Ubusitari no kubaka umuryango wawe ni ibintu bibiri bihabanye. Wowe nyine kuba uri umusitari, kuba waramenyekanye ntaho bihuriye no kuba waragiye ukazana umwana w'abandi ukamuvana mu muryango hariya ukaba wumva yuko ushaka kubaka umuryango wawe. Mwazana nka Nyiranzage, Nyiramacibirongo. Jitafu mureka komeza utanga igitekerezo cyawe. Niba ushaka kuzana umwana w'abandi ukamushyira mu muryango, umuzanye nk'umuntu uje kugufasha kugira ngo umuryango wawe waguke. Muri sosiyete nyarwanda murabizi umugore n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ntabwo umugore ari umuntu uzanye ngo umugire nk'ikise nk'ipiki yawe cyangwa umugire igikangisho ngo ndi umusitari uri umusitari ariko abana bakwiye kukubona. Uri umusitari ariko abana bakwiye kubona ko papa wabo yatahanye umugati. Uri umusitari ariko abana barakeneye. Wibuke no guha wa mwanya Nyiranzage bayita we. Nyiranzage nka saa 8 z'ijoro nkahengera abana. Nyiranzage ni iki? Maze nkamukubita ikintu bita umwanya. Nyiranzage ubwo ni wa mukajitafu. Nyine nabyo biba Dispose ko yabaye nka wenda ngaje. Nabyo biba bikenewe. Iyo byabuze nubwo nabo no kuvuga jitafu yewe harimo aragenda cyangwa amatari menyene ni inama ariko icyo ntashobora kubabwira icyo turi kuri topic ivuga ngo ni igiki twakora kugira ngo divorce zigabanuke zinagabanuke. Twavuze ngo ni iki kirimo kiratera divorce ko zibaye nyinshi. Ese ni iki twakora? Ariko ngiye nabahaye urugero mwana. Buretse Soso yarakivuga. Ni iki kirimo kiratera divorce nyinshi? Niki kibazo kimeze? N'abadukurikiye buriya nabo bazatubwira muri comment. Ese nyuma yo kumenya ikirimo kiratera divorce nyinshi, ni iki twakora kugira ngo abantu bongere kubana, abantu barambane, bagire zayubira, abantu basazane, bagira abuzukuru bari kumwe, hatabayeho ubutane bungana gutya, kuko muri kino gihe ni bwinshi cyane. Ngewe ikintu mbona ikintu gikwiye kubaho, umwana w'umukobwa nahaguruke agiye gushaka ziko agiye kubaka urugo. Yego. Yigenda agiye kumekinga imitungo y'umugabo. Ikindi cya kabiri, umugabo nawe yikumva yuko azanye umugore wo kuba nk'ingorofani, amuha umwanya, aho umuryango we umwanya. Ikindi nanone mbona cyakumira divorce nukumvikana nukuganira. Imiryango ni umugore n'umugabo baganire ku kitagenda neza. Basasinze be n'igikara. Bavuga ati iki ngiki. Sorry. Nibyo komeza. Bicare bagira ibiganiro, bakore bije y'urugo rwabo. Muri kwera amagambo. Nibarangiza bavuge bati ibi ni. Ndaje n'ubundi nguhe ikibazo. Umugore niyicara umugabo niba atashya azanye bitanu
abijere uko yabizanye. yego Niba azanye icuma yajere uko yayazanye, niba atana yazanye amubwira ati karibu umugabo mwiza. Icyo cyose nicyo kintu gishobora kubaka. Ikindi umugabo niba yabonye amafaranga nacyura umusaruro w'urugo ajyane mu rugo. yego Yo kugenda ngo yumve yuko ari kwifurahisha, yumve yuko ataraba umugabo akiri umusore, yumve ko yageze mu yindi intambwe. Murakoze. ikindi kibazo njye numva cyaba gihari niyegereze kamikoro. hari ikintu tuba tutari gusobanukirwa. Nk'ubu ngubu muba mwiriwe muri shuguri, umugore yagiye mu kazi, umugabo yagiye mu kazi, noneho nimugoroba muraje wenda muganiriye nko ku nyungu z'umuryango, ariko kubera ko mu mutwe hakijagaraye ibintu yakuye hanze ntago muzumvikana ku kintu, kubera ko mu mutwe ntago biba bimeze neza. Ni ngombwa ko umureka wenda mukabanza mukarya mukaruhuka, mbese amaze gutora akayaga mukaganira neza mutuje, nabyo mba mbona byagira umumaro. Kubera ko iyo ubimubwiye akijagaraye wamunanira kuye hanze nibwo agusubizanye nabi, ukavuga ataransuzuguye bigenze gutya na gutya, bikaba ariho bikurirana. Ukagira uti nabanza muhekeya amwiteho, hanyuma haze kuza kubaho n'umwanya w'ibiganiro by'abubakanye, ariko habanje kubaho kuruhuka. Urakoze cyane. none nanjye akabazo k'amatsiko ni ukuvanga abagore tubonye umuti uko abagore mwe mugiye kuba abaganga, abagabo bose bajagara mukajyamo batira ibishinge. Yego nabyo birimo mu byubaka urugo. Nawe ukarutera umugore kuko keyo ukeneye n'umugore nawe arayikeneye, ntuzumve ko azayiguha Uko biri kose ku gitekerezo Anita atanze ni ukuvuga ngo niba umugore ari we yiriwe mu rugo, umugabo yagiye mu kazi, naramukaje akajagari hasi babanze kandi nabwo nanone umugore naba ari uvuye mu kazi, kuko ubu ngubu hariho gender. Umugore naba avuye mu kazi, umugabo ari wari aho ngaho, nabanze nawe areke umugore abanza aruhuke, yibagirwe ya miruho ka kazi yari arimo, zazagara zo hanze, bya bindi byose hagiye ahura nabyo, ariko haza kuza kubaho igihe baganire bahuze ibitekerezo, bajya inama y'ibizamura urugo rwabo. Icyo gihe Anita ati ntabwo urugo ruzasenyuka. Reka noneho duhereza akanya cyaka. Ikindi birinde kutizerana. Yego Bajye bizerana. Niba umugabo ari kuri telefone ukuvugisha abandi bagore, niba umugabo ari kuri telefone wumve ngo ari ku bandi bagore. Solange, hari icyo ushobora kubwira se abadukurikiye? yego Twumve na Solange nawe ngo hari icyo ashobora kubwira abadukurikiye, abona gitera divorce, ngo hari n'icyo abona cyakorwa kugira ngo ingo zirambe. Murakoze cyane. Ukuntu njyewe mbyumva, numva habaho kwitonda mbere yo gushakana. Yego. Kuko nyine hari ukuntu wenda cyangwa nk'abajama, hari ukuntu ukundana n'umukobwa mugakora. Ariko uvuze abajama hari abantu benshi batakumva abajama. Abasore bo muri iyi minsi. Hari ukuntu ukundana n'umukobwa wumva nyine atari proud yawe yuko wamushyira mu rugo, mugakora segisi idakingiye. Numva nyine mugiye mukora segisi ikingiye ukirinda yuko wamutera inda, kuko nyine hari umutera inda kandi utari serious yuko wamutunga, atari proud yuko wamushyira mu rugo. Ukamutera inda, wamara kumutera inda umuryango ukagushyiraho pressure, ukumva yuko nyine bazanagufungisha, ugahita umushyira mu rugo utamukunze. Akamushyira mu rugo bitari ngombwa cyase byihuse, hatarabayeho gukundana, kandi atarumvaga yuko ari we umubereye, yuko yamubera umugore w'ibihe byose. Nacyo kikaba cyatera divorce. Icyo gihe nyine yamukize mu rugo atarumvaga ataramukundaga byo kumushyira mu rugo, niho divorce igenda ituruka. Ese wewe ajya kugutera inda uri hehe? Niyo mpamvu Solange yavuze, ariko Solange yabivuzeho, yabivuzeho ngo igihe muri urwo rukundo cyaka, ni nayo mpamvu Solange yavuze yuko muri icyo gihe habayeho urukundo. Ushobora kunyizeza yuko uzanjyana kandi uri kumbeshya amazi, utari serious uri kumbeshya, kuko ushaka yuko dukora segisi. Nawe yasobanuye, ariko ntabwo mwakurikiye, yasobanuye ngo urwo rukundo nirunabaho mukifuza gukora ibyo bintu, ngo hajye habaho kwishingira, hajye habaho kwikingira, kugira ngo ejo utazamutera inda bitunguranye bikakuviramo gushaka. Nyumvira kandi urimo uratuvanga mu kiganiro. Hakazabaho kuba yashaka
bitari muri gahunda kubera iyo nda idateganijwe yabivuze neza cyane. nibyo avuze nibyo ariko urumva urakoze cyane. Ndatekereza twasoza. Clementine yasanze inama yatangiye ariko yakwigira hafi tukamuha umwanya ibyo twavuze yabyumvishe hanyuma nawe akatubwira nicyo kibazo dufite niki cyakorwa. nawe ukora mu kabari ngwino hano kuko ajya kenshi tuza mu kabari tukanywa twamara kunywa murakoze. Yego tugushaka cyane cyane ndumva twafata umwanzuro nk'abana b'abakobwa tukihagararaho tukareka gutwara inda zitateganyijwe. Divorce kugira ngo ibe nke igabanyuke, amakimbirane mu rugo akagabanyuka, abagore bagatanga keya ku bagabo. ni ukuvuga ngo nuko udatanga keya nabyo bituma divorce mu rugo ihari utahaye keya umugabo wawe nganyurwe tayari azaza nyimuhereze keya agute aza nsange. Ntabwo icyo cyumvikana. Ku rundi ruhande rega n'umugore arayikeneye none se azaguha keya we n'uyimuhe we ntagende kugira ngo umugabo akwiteho niwe mugore ubitera. ni ukuvuga ngo 95% n'umutwe rwubakirwa n'umugore. ubu nshaka nahita ngutahana rwose yagisubije ntabwo tuzi niba icyo kintu twacyemeza ubwo byaba bisobanuye ko Clementine byaba bisobanuye ko Clementine ihohoterwa rikorerwa icyiciro kimwe. Ibyo bintu twabyemeza ntabwo twabyemeza. Tubiharire n'abandi badukurikiye muri komenti baradufasha. Umugabo ashobora guhohoterwa yego n'umugore agahohoterwa mu kijyanye n'urukundo ariko by the way ku kijyanye na buri kimwe nibahurize hamwe mu muryango basenyera umugozi umwe. Yego mwibuke bya bintu byo gusasa inzobe n'igikara mu byibuke hanyuma nta kibazo wavuga watubwira. Rero nshingiye ku byo Clementine avuze nk'umukobwa ukora mu kabari, twagiriye ubuntu no kuba hano dufite umukobwa ukora mu kabari. Arakubwira ati abagore bige gutanga keya kuko igihe udahaye keya umugabo aza ahungiye mu kabari yahaza akahansanga nyine. Ati yahansanze rero muha keya namara kumuha keya nkamusereva inzoga na byose utamuha. Clementine yatanze abivuze neza. Rero abagore twige gutanga keya, twige gutanga keya, twige kuvuga neza. Umugabo akeneye kumubaza aho yiriwe, umugabo akeneye kumubaza amakuru yirirwanye kandi ukeye mu maso, yaba yazanye menshi cyangwa yazanye make cyangwa yanayabuze, aragukeneye kuko uri muganga we kugira ngo umufashe mukasiringe mu byo yiriwemo. Kandi umugabo nawe narebe n'uburyo atashye yitaha hutaza asunika abana asunika ibintu agira ate natahana ikinyabupfura, amenye ko umugore nawe ari umugore uba wiriwe muri rwishi, wiriwe muri byinshi. Abagore twirirwana ibiba dufite inshingano nyinshi, inshingano z'abana ziratureba, inshingano z'isuku urugo, muri make imibereho y'abana iratureba. Atahe nawe agufitiye ubwuzu n'urukundo kandi avuga neza. Ni ukuri pe Imana igumugisha. Nanjye kugira ngo wenda uyu nguyu yasoze mureke kunsakuriza kugira ngo uyu nguyu yasoze naho ikintu nasoza mvuga ni uko twese tugomba kubaka ubumwe. Muri kubyumva? Usibye ku mugore n'umugabo tugomba kubaka ubumwe aho ariho hose, sibyo? Nk'uko turi kumwe twese hano ubu twubatse ubumwe, ubu turi famiye, sibyo? Turi famiye. Iki ni kintu nababwira ni uko tugomba kugira urukundo. Wowe na shere wawe mukagira urukundo n'abana bawe, buri muntu bese urukundo buriya rw'umwimerere rutuma agatotsi kataza mu muryango. Kuko urukundo nicyo cyizere cy'ubuzima, kandi urukundo rukaba ari rwo ruzatuma ejo haba heza hawe, hakaba heza hazaza. Rero ngenda bashimira yuko mwatanze ibitekerezo, nungutse byinshi, sindashaka mvuge ngo nange iby'abagore n'abagabo ndabizi, ngibyo bapfa ndabizi, ibyo bya divorce ndabizi, sibyo? Sibyo nakongoraga mu kanya mvuge ngo ndabizi ariko nabikubazaga, yego nge ntago mbizi, ariko no kuvuga ngo
ubu ni ukuvuga ngo ejo ni njyewe ejo ni wowe warashatse wenda narashatse mwebwe muzi byinshi kuturusha namwe muzashakana hanyuma tuze kugera ariko no ku noneho musozo. ngiye nkaba nsoza vuga ati twimike urukundo twimike ubumwe sibyo tubane neza noneho aho kugira ngo twicemo ibice ibyo bintu biveho burundu tubwizanye ukuri sibyo amashyari aveho hanyuma niba uzanye umugore muzane koko mwubake kuko umuzanye umukunzi ntabwo uzana umugore kugira ngo usenye buriya reka nkubwire hari ibintu bikunda kuba by'uko ari ikintu ushobora kubona ukaba utacyakira iyo utacyakiye bituma mu mutwe hivanga bigatuma havamo no kwiyahura bigatuma havamo no kuba wakwica umugore kubera ko mwagiranye amakimbirane ariko ibyo bintu byose umuntu agomba kugira gute kubirwanya bigacika sibyo cyane nasoza babwira ndabakira inama yuko ibintu byose mwabikora neza mu mahoro mu mutuzo urukundo mbese ejo neza njyewe nkurikije ukuntu mbyumva ngenda umva urukundo rwubakiwe urugo rwubakiye ku ngingo 3 cyangwa 4 z'ingenzi. Ikintu cya mbere nge mbona urugo kugira ngo twirinde divorce birasaba ubwenge. 2 birasaba kuba dufite urukundo. 3 birasaba kuba dufite icyizere. Izo ngingo 3 zose ubaye zigenda zuzuzanya ntabwo wajya gushaka udafite ubwenge ngo ubishobore nta nubwo wajya gushaka udafite urukundo ngo ibyo bishobore nta nubwo washakana n'uwo mwashakanye utamwizera ngo ibyo bishoboke ibyo bintu 3 by'ingenzi turabisabwa kugira ngo muri sosiyete nyarwanda tugire urugo rwubakitse ruzira amadivorce ya buri mwanya. Murakoze. Reka dusoze kandi mbashimira mu byo twaganiriye twumvisijeho ko abantu bagomba kugira igihe cyo kurambagiza umuntu akarambagiza umuryango ntahubuke. Ikindi kandi twabonye nyamukuru nuko abantu bakwiriye gukura amaboko mu mifuka bagakora kugira ngo bareke kurarikira imitungo. Ikindi nuko muri comment abadukurikiye bazadufasha bagatanga ibitekerezo. Murakoze. Imana ibahe imigisha myinshi. Imana ibahe umugisha.